nongeye kubasuza bene data abakunzi ba Anaweza Daima, ndabifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Ndabakiriye muri uyu mwanya wacu mwiza kandi turashimira Uwiteka ko yaturemeye umunsi mwiza ngo tunezererwemo. Nitukagiye twibagirwa gushima Uwiteka bene data. Tujye dushima Uwiteka uko umunsi ukeye, uko haje undi, kuko Imana iba yatanze ingabo nyinshi ku bwacu kugira ngo tubeho. Kandi nawe ushatse kubireba wabibona. Hari benshi baba bapfuye, hari benshi bari mu bitaro, hari benshi baryamye bategura umutwe badafite n'ubushobozi bwo kujya kwivuza. Kuba rero twe tuba turi bazima n'ubuntu bw'Imana. Yewe ndumva afite ishimwe ko Imana yanyongereye umunsi wo kubaho. Kandi nawe ndabizi ko ufite ishimwe. Ukwiye gushima Imana, dukwiye kujya dushima Imana uko iduhaye amahirwe, uko iduhaye undi munsi. Ni umunsi Imana yaturemeye ngo tunezererwemo. Haleluya. Hari benshi rwose bari bafite imigambi avuga ati ku munsi uyu n'uyu nzakora iki n'iki n'iki, ariko agatungurwa n'urupfu akagenda, cyangwa akaba araryamye arembye adashobora gukora ibyo yari yatekereje. Rero nge nawe unkurikiye dufite ishimwe. Haleluya. Kubahuye ni video bwa mbere wenda badasanzwe banzi, nitwa Mama Matilda, ndi umukozi w'Imana, nkunda kuvuga ubutumwa, nkunda gukora umurimo w'Imana. Niyo mpamvu naje kuguhesha umugisha muri uyu mwanya tuganira ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka rero dushime Imana yacu, iyo yaduhaye kuramuka, iyo yaduhaye kwirirwa. Ubwo ndavugana n'abantu bari mu bihugu bitandukanye, aho waburi n'isaha waburi iyo ari yo yose, ariko dushime Imana kwitubera amaso, kwitwongera iminsi yo kubaho. Kandi ujye umenya ko iminsi Imana ikongera yo kubaho kugira ngo uyikorere. Ntabwo ari igihombo. Ugombye gukorera Imana ukayihesha icyubahiro mu minsi iba yakongereye yo kubaho. Amen, amen. Turagushimiye Nyiringabo Imana ikomeye, Imana nziza, Imana ifite ububasha n'ubushobozi mu kuboko kwayo, Imana idukunda ikatwitaho, Imana iturinda ikaturengera, Imana itubera amaso. Turaguhimbaje Data wa twese, tuguhaye icyubahiro Mana ikomeye. Ngewe n'abakunzi ba Anaweza Daima turavuze ngo uri kwizerwa, uri nyamaboko Mwami, uri nyembaraga, uri Imana nziza, uri Imana nzima. Tugushimiye ko wadukunze urukundo ruhoraho Mwami, rwatumye utanga umwana w'ikinege ngo dupfire twebwe abari barimbutse tuzize ibyaha. Mwami, watugiriye neza, watanze ikiguzi gikomeye, watanze impano idasanzwe. Umwana wawe w'ikinege utigeze kumenya icyaha yahindutse umunyabyaha ku bwacu. Turagushima, yahindutse umunyabyaha kugira ngo twe duhinduke gukiranuka kw'Imana, tubone gukiranuka, tutari guhabwa n'imiryango yacu, tutari guhabwa n'amashuri twize, tutari guhabwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Mana warakoze, warakoze, izina ryawe rishimwe, ushyirwe hejuru kuri uwo kwizerwa. Wadukuruje neza, uratwiyegereza Mwami Imana, wongera kutwubaka. Twari twarasenyutse cyane, twarasenywe na byinshi bitandukanye. Mwami, turagushima. Nge n'abakunzi ba Anaweza turavuga ngo uri Imana nziza, uri Imana urukundo, uri Imana ibyiringiro, uri Imana imbaraga, uri Imana amahoro yacu, uri Imana agakiza kacu, uri Imana ibyiringiro byacu. Uhabwe icyubahiro n'ikuzo Mwami Imana. Warakoze cyane, warakoze gutanga umwana wawe kugira ngo tukumenye. Hari aho tuba turi hehese, twebwe tuba twaribagiranye Mwami, amazina yacu aba yaribagiranye mu isi y'abazima, yewe n'imva zacu ziba zarasibanganye. Oh haleluya, warakoze Mwami, wagize neza, uri Imana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugeze rero muri wa mwanya kandi wo kuganira ku ijambo ryawe. Bana natwe Mwami, bana natwe, utugirire neza. Mwuka wera w'Imana, igahunda ndayikweguriye. Ngwino uyobore, ngwino utegeke, ngwino uvugane n'imitima yacu, ngwino utwigishe, ngwino uduhugure, ngwino uduhe imbaraga zo kunesha ibyaha, ngwino udushoboze gukomeza guhesha icyubahiro izina ryawe. Urakoze Mwami, humuriza imitima yacu kandi uyihugure, uyubake, kuko myinshi iba yarasenyutse kubw'ibintu bitandukanye duhura nabyo muri iyi si iruhije. Yobu yabivuze neza, aravuga ngo kuba ku isi no gufata igihe mu ntambara. Hari byinshi abana bawe baba barahuye nabyo, hari byinshi duhura nabyo muri ubu buzima, ariko Mwami Imana, ndabizi ko ijambo ryawe ari icyomoro, ndabizi ko ijambo ryawe ari inkomezi, ijambo ryawe n'umutsima w'ubugingo. Reka Mwami uvugane n'imitima yose y'abakurikira ijambo. Mwami Imana, yaba ari uyu munsi, yaba ari iminsi izaza n'imyaka izaza, ijambo ryawe rihora ririshya kandi rihora rifite imbaraga zo gusohoza icyo waritumye gukora. Urakoze Uwiteka rero,
umugisha abo bantu bose mwami Imana bakoresha umwanya wabo bakurikira ijambo ry'Imana, bakunda ijambo ry'Imana bakarinyoterwa. Byunganira mwami Imana ubahaze mu byo bakeneye byose. Kandi Yesu waravuze ngo ukunda bagukunda, wariko bagushakana umwete bazakubona. Reka abo bose bagushakana umwete mwami Imana bahazwe nawe mu gifuzo byabo byose. Urakoze rero mwami, vugana natwe, dukoreshe. Ndakwemereye mwami, ndakwemereye. Waravuze ngo ntume ninde watugendera. Ngewe narakwemereye ngo ntume, narakwemereye kuzamuka imisozi no kuyimanuka, narakwemereye nkoresha iby'ubutwari. Ndashaka ko mu myaka nshigaje yo kubaho mwami ngukorera, ndifuza kugukorera, ndifuza kuguma muri wowe, nkabwira abantu kugira neza kwawe kugera ku mpera z'isi. Mwami Imana umpa imbaraga, unshoboze kandi unshyigikire, ngewe nabo dufatanije gukora uyu murimo wawe mwiza. Aba bose mwami Imana bakurikira ijambo ryawe barinyotewe, barikunda, barikunze, baryishimiye, bose reka tugirirwe neza ko kuri Imana nziza, uri Imana igira neza. Icyubahiro, guhimbazwa, gushyirwa hejuru mwami, gupfukamirwa no gutambirwa bibi byawe. Indimi zose zature kuri umwami. Urakoze kumvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Abakunzi ba Naweza Daima, tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Yesu nashimwe cyane. Umunsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo komeza urugendo. Haleluya. Komeza urugendo. Niki cyaguteye gucogora wa mukristo we? Wa mukozi w'Imana we, niki cyaguteye gucogora? Kuki ucogoye? Kuki unaniwe? Niki kiguciye intege? Iki kikunanije? Kubera iki ubiparitse? Yesu ashimwe. Imirimo myiza wakoraga urayiparitse. Kubera iki? Haleluya. Ahoze usura abarwayi di, ahoze ugaburira abakene, ahoze wambika abambaye ubusa ariko, ahoze uri umwinginzi ku itorero, ahoze uri umuvugabutumwa. Ishyaka ryari muri wowe ryagiye hehe? Haleluya. Ishyaka ryari muri wowe ry'umurimo w'Imana ryagiye hehe? Niki kiguteye gucogora? Niki kiguteye ubwoba, kigushubije inyuma? Naje kubwira ngo komeza urugendo, songa mbele. Haleluya. Songa mbele, usiache kumtumikia Bwana. Ntucogore, ntunanirwe. Komeza urugendo. Imana iri kumwe nawe, iragushyigikiye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Njya nkunda indirimbo nziza ivuga ngo komeza intambwe zanjye Nyagasani, ngukurikire ntadandabirana. Yesu ashimwe cyane. Mu mpano ngira kuririmba ntabwo birimo. Niyo mpamvu wumvise nkubwiye amagambo naririmbye, kuko iyo ndirimba byari kugukura mu mwuka shwi, ntabwo mbikoze. Ariko wumva ayo magambo ngo komeza intambwe zanjye Nyagasani, ngukurikire ntadandabirana. Yesu ashimwe cyane. Komeza intambwe zanjye ngukurikire ntadandabirana. Bwira Imana ko watangiye kudandabirana, ikomeza intambwe zawe uyikurikire utadandabirana. Ngo ngukurikire ntadandabirana, ngo mu buzima bwanjye bwose ngukorere. Mbega indirimbo iryoshye. Ongera ubwira Imana ikomeza intambwe zawe uyikurikire utadandabirana. Ibibazo biragucogoje, n'intambara zigucogoje, n'ubukene. Niki gitumye ucogora mwene data? Komeza urugendo. Ngo Imana ikunda abayikunda, ariko abayishakana umwete bazayibona. Wicogora gukorera Imana. Gukorera Imana harimo ubuzima bwa none n'igihe kizaza. Harimo inyungu, harimo umugisha. Korera Imana udacogora. Abawe bazabeshwaho nuko wakomeje urugendo ugakomeza kuhamya Imana. Haleluya. Witatira igihango ariko komeza urugendo. Ibikugoye bibwire ngo wa mwanzi we ntunyishime hejuru. Ndakomeje urugendo, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Niba waruguye, warucogoye, wari uri mu byaha, wari uri kure, vuga ngo wa mwanzi we ntunyishime hejuru. Nubwo nagwa nzabyuka. Byuka. Iri jambo rikubyutsa aho waruryamye. Izina rya Yesu. We warukonje usuherewe kubera ibintu bitandukanye, haguruka, byiyambure, ukomeze urugendo, ubaduke, korera Imana. Yesu ashimwe. Njya nkunda umugabo witwa Bartolomeo, wari impumyi atabona, ngo ari ku muhanda yagiye gusabiriza, ngo yumvise urusaku arabaza ati ibyo ni ibiki? Urumva ntiyabibonaga. Ni ibiki ayo majwi numva? Baramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti. Arangije arisunganya aho yicaye hasi, atitaye ku mwiterakenye, atitaye ku bintu byose, arabaduka, arataka, atakira umwami ati mwami Yesu
aratakira umwami, ntiyita ku bimukikije, ntiyita kuko asa, ntiyita kuko ameze, arabaduka. Baramucecekesha bati ceceka wowe ntukuriye guhamagara, ceceka ntukuriye kujya mu bandi. Mbese urabizi abantu baba bafite impamvu nyinshi batubwira zigomba kuducogoza n'ibitunaniza n'ibigeragezo n'intambara bikaducogoza, ariko byiyamubwira uti stop, namenye uwo ndiwe, namenye Imana nkorera, ntabwo ndi bucogore, ndakomeje mu rugendo rwanjye, komeza urugendo. Baramucecekesha, Bartimeyo arabihorera, bima amatwi, arushaho guhamagara. Uko bamucecekesha akaba ariko yongera ijwi kugeza umwami Yesu amwumvise, aravuga ati nimumurekaze, nimumubwiraze. Ngo arabaduka, n'umwitero arawujugunya. Ibigufashe nutabijugunya uzakorera Imana gute? Nutigizeyo ayo makuvure n'ibyo biringiti bishyushye uzakorera Imana gute? Haleluya. Nutagira umwanya wo gusenga ariko gufate n'ibihe byo kwiriza, ureke uwo mugati usize, ureke iyo murete, ureke ibyo byose bikuryohera rimwe na rimwe ngo ujye imbere y'Imana usenge wirije ubusa, ariko wumve ko nabyo bikwiriye kugira ngo uhaye imbaraga uzironke. Hari ikiguzi, komeza urugendo. Bartimeyo ngo n'umwitero arawujugunya, aravuga ati umwitero niba ugiye kumbuza kwiruka ngo nsanga umwami Yesu, arawujugunya. Hari ibyo dukwiye kujugunya, hari ibyo dukwiye kureka, hari ibyo dukwiye kwigizayo kugira ngo dukomeze urugendo dukorere umwami wacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Iki ni igihe cy'intwari. Komeza urugendo, wicogora, wisubira inyuma. Bigeragezo bibwira uti nubwo muhari, nubwo mutonze umurongo, genda komeje urugendo, ndakomeje kubera ko nizeye Imana ikomeye. Haleluya. Komeza rero urugendo mwene data, yo ryari ijambo ry'Imana nagusobanuriraga yuko ukwiriye gukomeza urugendo udacogora, wikwemera gucogozwa n'incamugongo z'iyisi. Bartimeyo amaze gujugunya uwo mwitero warabaduka, asanga umwami, aramukiza. Ku mwami wacu niho tuzakirira, ubwo bukene bwawe buzakira kuko wakoreye Imana. Erega ibitangaza bidusanga mu murimo w'Imana, gutabarwa kuzagusanga mu murimo w'Imana ntabwo kuzagusanga mu gitanda uryamye. Wapi? Wapi? Imana ikorana n'abafite umwete. Komeza rero urugendo wicogora. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva, taza kugira ngo ni amagambo ya mama Matilda, ariko iryo jambo mbega n'uwo mutwe wonyine kuwusobanura, n'ubu naho nataha naba nakubwirije, naba nakubwiye ngo komeza urugendo wicogora. Yesu ashimwe cyane. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo naryo iturushizeho kudusobanurira. Haleluya. Yesu wacu ashimwe. Reka duhere ku murongo wa 15, ibice 14 by'igitabo cyo Kuva, guhera ku murongo wa 15. Reka duhere wenda ku wa 13. Haravuga ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Haleluya. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka ari bukurwanira izo ntambara. We komeza urugendo, ariko we komeza ugambirire kumukorera, komeza ugende ujye mu bye, nawe ari bukurwanirire. Haleluya. Murongo wa 15. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'abanyegiputa bajyemwo babakurikire, bone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, no ku magare ye, no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye, no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahavajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Baribabera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro. Ntibegerana iryo joro ryose. Ntabwo uzegerana n'abanzi bawe. Imana ifite imbaraga, ifite amayeri, ifite uko yabikora, ariko ikakurengera. We komeza urugendo, ibindi byose izabyisharija. Haleluya. Amen, amen, amen. Yego, ntibegerana ijoro ryose. 21 ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho
hagati y'aho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka. Ariko mana uri intwari kabisa. Amazi ababera inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Umva ariko hano ahantu humve neza, mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Umva sha, akura inziga ku magare yabo bituma kururika biruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Haleluya. Bazajya bibwiriza ariko wowe wirirwa wisobanura ibiki bihorere, bazajya babimenya kuri umwana w'Imana. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhorera kwayo, Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira hayo arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli. Ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera inkike iburyo n'ibumoso. Uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisirayeli Abanyegiputa. Ku nkombe y'inyanja Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Haleluya. Komeza urugendo. Abanyegiputa bari barazengereje Abisirayeli batazwa ubwoko bw'Imana bushinganywe, barabarwanya babakoresha uburetwa mu gihugu cyabo. Noneho ngo batakira Imana. Igihe kigeze Imana yohereza Mose gukura abana bayo mu gihugu cya Egiputa. Farawo abanza kwinangira ibyo murabiza abasomyi ba Bibiliya, ariko igihe kigeze kubera makuba n'ibyago Imana yateje igihugu cye arabarekura ati nimugende, aranabirukana. Noneho amaze kubirukana bagiye ngo aratekereza ati aba bantu ko badukoreraga, kubukire bwinshi twabonye muri iki gihugu ari ukubera badukoreraga, none kuki tubaretse ubu ntago dukoze iby'ubupfapfa? Arangije arabakurikira ngo basanga ku nyanja aho ngaho tukura. Noneho ngo babonye Farawo n'ingabo ze n'amagare n'amafarashi ngo barahamuka bati Mose, ibi si byo twakubwiraga? Iyo turekera muri Egiputa basi tugapfirayo ko naho hari imva, kuki watuzanye ngo tugwa aha ngaha? Bwa bwoba tujya tugira ibigeragezo bidukikije biduhagurukiye. Reka nkubwire, komeza urugendo, ibigeragezo ntibiguca intege, Imana yawe irakomeye. Yesu ashimwe cyane. Mose ngo arababwira ati mwebwe mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Aba Banyegiputa mubonye ntimuzongera kubabona ukundi. Ngo umwami Imana baza Mose ati Mose niki gitumye untakira? Wewe rambura inkoni, sinaguhaye inkoni, sinaguhaye ubutware. Imana uyu munsi wowe irakubaza ntiyaguhaye ijambo ryayo? Kuki uhahamuka hari ijambo ry'Imana? Kuki uhahamuka ushobora gusenga ukajya imbere y'Imana ukamwikoreza ibikugoye? Ko ari we wabyisharije. Niki kiguhahamuye? Komeza urugendo. Imana ibwira Mose iti wowe rambura ya nkoni naguhaye ku nyanja, uyigabanyemo kabiri, Abisirayeli bace ku nyanja nk'abaca ku butaka. Abanyegiputa niba bakurikira ndabakunumuriramo bose, kandi wabyumvise ni Uwiteka yabagenje. Bagerageje gukurikira ubwoko bw'Imana bakunumuriramo bose, ingabo zose za Farawo n'abahetswe n'amagare n'amafarashi abakunumuriramo. Inyanja iragaruka hayo, amazi aragaruka, bararengerwa barapfa. Ariko Abisirayeli baciye mu nyanja nk'abaca ku butaka. Haleluya. Kubera ko Imana yari iri kumwe nawe. Ni ubwoko bw'Imana bwatoranijwe, bizeraga Imana, bakoreraga Imana, bari bakoreshejwe uburetwa, igihe kigeze baraburambirwa batakira Imana. Rero nawe kugeza igihe uzarambirirwa uburetwa urimo ukoreshwa n'umwanzi, ugatakira Imana, ukajya imbere y'Imana ukayiririra. Iyo dutakiye Imana iratwumva, ikatureba, ikamenya ibyo turimo, ikohereza ubutabazi. Urahuraganya gusa, urarira, urabwira abahisi n'abagenzi ibibazo byawe. Ibyo ntago bikora. Iyo hayifanyi kazi mama cyangwa papa, ibyo ntago bikora. Wowe ririra Imana, uyitakira uyibwire, iragutabara, irohereza ubutabazi. Imana igira neza. Haleluya. Yohereje Mose gukura ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa mu buretwa babakoreshaga. Bageze ku nyanja itukura baramuhinduka bati tuje gupfira aha, kubera ko babonaga ingabo zibagose. Inyuma hari ingabo za Farawo, hirya no hino ni imisozi,
imbere ni inyanja itukura, ntabwo babonaga aho banyura. Ushobora kuba nawe uyu munsi utabona aho unyura, ariko komeza urugendo, Imana yawe iraza gucinjira aho utayibona. Haleluya. Imana yawe iri bwirongera igitambo, ariko uribaza ngo nzagera nte, amadeni nzayishyura nte, akazi banyiruka. Imana iri bwirongera igitambo. We komeza urugendo, komeza ukorera Imana, komeza umwizerwa, komeza ushakashaka ibishimwa nayo, irirongera igitambo. Komeza urugendo, wicogora. Gucogora ntabwo ari igisubizo, ahubwo birarushaho kugushyira kure, kandi nibyo umwanzi ashaka. We rero komeza urugendo. Ko niko byagenze. Imana irema inzira mu nyanja, Abisirayeli baratambuka nk'abaca ku butaka. Amazi amwe ngo ajye iburyo andi ajye ibumoso, baragenda. Bwoko bw'Imana turarinzwe. Baragenda barambuka, bageze hakurya. Imana ibwira Mose iti ngaho ongera urambure inkoni, amazi asubirane, guhorera kwayo, inyanja ihorere. Ariko ibyo ngibyo Imana yabimubwiye Abanyegiputa bamaze nabo kujya mu nyanja, bazi ko nabo bagiye kwambuka bakabakurikira. Bageze hagati, Imana yavuga ati sasa tegeka amazi agaruka hayo no guhorera kw'inyanja kongere. Irabakunkumurira mu nyanja, kubera yuko ubwoko bwayo bwayitakiye, buyikorera, buyizera, buyubaha, ikamanukira ku butabara. Nawe komeza urugendo, Imana izagutabara. Wicogora. Gucogora si igisubizo. Gucogora ahubwo uzaba ubyishe byose neza neza. We komeza urugendo, Imana iri bukurwanirire. Abo Banyegiputa ubonye ntuzongera kubabona ukundi. Imana irihagije mu mbaraga, mu bubasha no mu gukomera. Komeza urugendo rero, komeza imirimo myiza, komeza kubwira abantu kugira neza kw'Imana, komeza usura abarwayi naho waba ufite ibibazo. We komeza utera intambwe, Imana iraza kukubera amaso, irakugirira neza. Ntucogore, ntusubire inyuma. Inyuma ni habi, aho twavuye rega ni habi. Uhasubiye wahura n'amakuba n'ibyago. Byuka rero, byuka. Ibyakubuzaga, ibyaguhuzaga, inshuti zitagufasha, zitera umugongo, ibibazo, bigeragezo, bisiga inyuma yawe, nk'uko Bartimeyo yasize umwitera akiruka agashaka Umwami Yesu, kandi Umwami Yesu yamugiriye neza. Fashwa n'iryo jambo, urushizeho kurisobanukirwa mu mbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka Wera gusobanurire, ukomerere mu mbaraga z'Imana, ukomeze urugendo. Ntucogore. Ucogora si igisubizo. Imana iguhe umugisha. Turagushimiye Mwami Imana, turaguhimbaje. Urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza. Ijambo ryawe n'umutima w'ubugingo, ijambo ryawe n'imbaraga, ijambo ryawe n'ubutabazi. Mwami, ijambo ryawe ribamo byose. Nanjye ubwanjye iyo ndivuga Mwami, barimo kumva ryubaka ubugingo bwanjye. Wakoze kubw'iyi message, wakoze kubw'umuntu wagambiriye kuganira nawe, wakoze kubw'umuntu Mwami Imana uhumurije. Mwami, ntihagire umuntu n'umwe uzahura n'iri jambo ngo asigare uko yari ameze. Uhura naryo none n'imyaka ingahe izaza, azabona ineza yawe, kuko ndabizi ko nta jambo ryawe rijya rizira ubusa, riba rifite impamvu waritumye, kandi ugomba gusoza impamvu uba waritumye. Urakoze Nyiringabo Imana, umugisha abana bawe, ubashyigikire, ubabere byose, kuko uri byose muri byose, kuba kwizera n'abakwiringira. Ndagusenze ngushimiye ko kubanye natwe kandi uduhaye ibihe byiza, mu izina rya Kristo Yesu.